inda ni yanjye mfite uburenganzira bwo kwikorera ikintu cyose nshaka. Gusa niba naranakabagishije nta mukene buryo ukora ibyo. Nakoresheje amabere ntago nakoresha ngo navutse meze gutya ya nagiye muri surgery. Ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi basura TV 1. Nizera ko ibintu birimo biragenda pola. Yes, bananiwe kwiyakira uko Imana yabaremye bahitamo kwibagisha ibice by'imibiri yabo. Yes, namakuru ndetse n'ibintu biri kuvugwaho cyane iwacu mu Rwanda byafashe indi ntera, aho biri kuvugwa ko abastari bo mu Rwanda bose bashize bajya kwibagisha bimwe mu bice by'imibiri yabo. Yes, muri iki kiganiro cya none rero tukaba tugiye kugaruka ku bastari batanu bibagishije ibice by'imibiri yabo, harimo amabere, ikibuno ndetse n'inda zabo. Mureke rero dutangire n'urutonde rwacu rw'abastari iwacu mu Rwanda bibagishije inda zabo. Burya umunyarwanda yaravuze ati ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Yes, ku mwanya wa gatanu turasanga uzwi nka Munezero Rosine wamenyekanye nka Jabiju. Uyu rero yaje kugaragaza yuko byamutwaye arenga miliyoni 12 kugira ngo yibagishe ikibuno cye. Urabona ko imiterere idasanzwe ndetse n'ibintu abantu benshi bari kuvuga bati rwose natwe dushobora kuba twajyayo. Ndetse uyu nguyu yavuze ko yakibagishije muri 2022 aho yagiye Abuja muri Nigeria, maze mu minsi 3 gusa imiterere iba yahindutse abagwa ikibuno. Ntabwo nakoresha ngo navutse meze gutya ya nagiye muri surgery. Impamvu nakoze cyane kugira ngo njye mbone icyo nshaka. Yego. Ya nakoze tummy tuck yo kugabanya fats, kugabanya ibinure byo mu nda ya bijyanye nyine mbe kuri size. Wow, byatwaye igihe kingana iki? Iminsi 3. Iminsi 3. Kwa na masane gusa. Wowe byagutwaye nk'amafaranga ngahe nubwo wenda tutigize? Nyashize mu nyarwanda ni miliyoni 12 z'amanyarwanda kugira ngo ubumeze gutyo. Ya $12,000. Wabikoreye hano mu Rwanda? Ya. Hehe? Lagos najewe. Yes, nidutinda rero turaza ku mwanya wa kane turasanga wamenyekanye nk'umuhanzi Itahiwacu Bruce Melody. Uyu Itahiwacu Bruce Melody byagaragaye ko yabagishije bimwe mu bice by'umubiri we harimo inda. Yes, ubwo rero Bruce Melody yerekezaga mu gihugu cya Nigeria gukora indirimbo yise Sowe, yaje kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi maze batangira kubona ibice by'umubiri we birimo inda yari nini cyane yarahindutse. Ndetse ni mu kiganiro Bruce Melody yaje kugaragaza ko ntawe bireba, ndetse aho yagendaga yemera ko yabagishije bimwe mu bice by'umubiri we, ariko kandi akongera akabihakana. Inda yanjye ariko mwibagishije inda n'ukuri kw'Imana. None se nimba mwaza gakokanure ngo avuge ngo kari kamubangamiye, uziko umwe mu ngendo mukagenda no kokanure nibikiye imbere. Inda yanjye iracyariho rero, karacyariho, ahubwo tugenda tugakora gake gake. Gusa niba naranakabagishije nta mukene buryo ukora ibyo. Yes, ku mwanya wa gatatu turasanga umwe mu bakobwa bamenyekanye mu mashusho y'urukozasoni uzwi nka Isimbi Noeline. Uyu rero Isimbi Noeline we ntiyikatishije ikibuno gusa cyase ngo yibagishe ikibuno gusa, ahubwo yarengejeho yibagisha namabere. Umva rero uko yabitangaje ubwo yaganiraga nibi inyamakuru. Nakoresheje amabere cyangwa icyo nakwita like I had breast implants and lift. Byo bigende bana nabibanje no kurigabanya. Urabona ko abantu bafite nk'amabere manini abavuna. Surgery yo kugabanya yita breast reduction. So baragabanya, reduce your breast size. So barakata bakagabanya. Ubundi ugasanga nyine hari igihe nyine ufite nk'inkovu, ariko bitewe n'ukuntu wenda igitwitinga inkovu iragenda igashyira igasa n'uruhu rwawe. So byo bundi ko ngiye bankoreye kuko nari nifite amabere ariko nyine twari duto kandi tuguye gatoya. Barabanje barariftinga, nuvuga ngo hari akanyama gato nyine bakuraho kugira ngo bishobore kuba
hagarara ubundi bashyiremo implants kuko ntabwo bahita bakubitamo implants ibere rinini kandi byaraguye like ntigiye nk'ibitabo nari ndiho nagiye Thailand ibitabo nari ndiho uwo muganga ari very famous mu gukora ikindi ubona kugira ni ikindi kindi mwiza yes ariko sinkunda isuti simba kwambara isuti rero ntabwo nzanye nambara kandi tujye kwa muganga uti iribere ryanye no muri bara kubera si baka kandi gasigaye karira nko kabyarana I was bankrupt I'm telling you it's very expensive bivuze ubu mukufite na nka miliyoni y'icumi y'idolari ku mufuka kuko ntago bigene yamwe kuko hari nk'igipangu ukavuga miliyoni 10 kugira ngo ibere rigire shape nyuma gato rero y'imyaka 3 nyuma yuko yarangije kwibagisha amabere yaje kuba yaganira na Kasuku Media anamubwira yuko yibagishije ikibuno ngo nukugira ngo abashe kuba yahangana n'abandi bakobwa beza bafite imiterere idasanzwe mu mashusho y'urukozasoni azwi nka pornography umva nabyo uko yabi itangaje ko rero mbona abantu bavuga ngo ukoresha surgery y'ikibuno ibyo kokuze buri kimeze nk'ikiro original ntabwo nyine nakoze cyinshi cyane ntabwo nakize byinshi cyane babikorereza ahantu hagiye hatandukanye nyine iyo babaga ikibuno ntabwo baragihabwa ubundi ni boro bakoresha isakinga fati n'ubundi bimeze nk'urushinge reka urushinge rurerure nyine rurarumi kuko n'ubundi ni akaboro gatoya nta nubwo kaba kangana gutya agakovu uba ufite ni akantu gato cyane ntabwo ahantu habitewe n'ahantu batuvuge bashaka gukura mu maboko iyo bakuye mu maboko wenda ufite nk'inkovu nk'aha ngaha iyo bakuye mu matako ufite nyine nk'inkovu ahantu nyine bashyize urwo rushinge kuko bakora ibintu n'ahantu hagiye hatandukanye bitewe n'aho bifite hari bifite ku maboko hari bifite mu matako wowe uri mu kabuno wabigenje ute iyo bakuye mu nda iyo bagutuma mu nda bakuye hano hejuru y'umukondo niyo bari akantu gato cyane na hano Yes, ku mwanya wa kabiri turasanga uzwi nka Gateka Esther cyase wamenyekanye nka ruvanzi w'imiziki DJ Brian mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 DJ Brian amakuru yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ko yaragwariye mu bitaro by'Ikanombe ariko umva icyatunguye abanyarwanda yaje kuva Ikanombe imwe mu miterere y'indaye yaraje kuba yasubira ku murongo ndetse ibintu abantu benshi bahita bavuga ko ubatari ubugwaye ahubwo uyu DJ Brian yari yaragiye kwibagisha indaye ahangaha mu bitaro by'Ikanombe ariko nawe ntibyatinze ibinyamakuru byaje kumuganiza umva uko yasubije none se Brian ashaka kubariza abafana nibyo koko Brian yibagishije inda ntabwo ngiye nigeze nibagisha ariko se abahuje ko wakorewe operation yo kwibagisha nyikorerwa nge mba ndi kumwe na muganga turi babiri hari undi wari uhari kambyemere iyo nda ni yande ni ya Brian ni yanjye none ubu ko pe ubu ngeze hano nzajya nza no gusobanura inda erega ari umuntu abonye muri comment yandika ngo turashaka inda yacu yawe nande inda ni yanjye mfite uburenganzira bwo kwikorera ikintu cyose nshaka sinigeze nza ngo nakini inkunga wenda ubona yatse ukaba ari inkunga y'abaturage nkaba narari inkunga yiwe akavuga ati ngewe Brian namuhaye inkunga arangije ayibagisha ndakora urukumva inda mfite uburenganzira ahubwo kandi no n'ikintu kimbabaza ni ukuntu abantu bose babimbaza cyangwa se abantu bose baza gushyira comment bavuga ubugambo nabo babishaka ajye bambabarira buri wese afite indaye agomba kwikorera icyo ashaka nshaka nayikuraho kandi ndumva nkubwire nawe uyifite ushaka kuyikuraho umamagare nkuru ku mwanya wa mbere turasanga umuhanzikazi ukunzwe cyane aha iwacu mu Rwanda uzwi nka Marina ariko imiterere rwose iragwira Yes, Marina rero ubwo yerekezaga muri Nigeria ariko mu makuru yaje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga bikavugwa ko Marina akigera muri Nigeria yaje kugwara ariko abantu benshi bagenda bavuga bati ese Marina yaba yaragwaye ihe ngwara Yes, nyuma yaho rero Marina yaje kuba yagaruka mu gihugu cy'u Rwanda maze ubwo yakoraga igitaramo mbatura mugabo hariya mu karere ka Rubavu maze amurikira abatura Rwanda imwe mu miterere idasanzwe y'ikibuno cye ndetse ibintu abantu benshi bahise batangira kuvuga ko uyu Marina rwose atari urwayi na gusa ahubwo yari yaragiye kwibagisha aha mu gihugu cya Nigeria ariko mu kiganiro yaje gukorana na Emirene yaje kumubwira yuko ngo ari gitoki abana bahari ikibungo biririye rwose gituma bagira imiterere idasanzwe nyumvira uko yabiganiye na Irene koko birwamagana uko n'ibitoki byinshi twariye tuba duteye neza iyo tubyibushye tubyibuha ikibuno n'amatako abahanzi mu Rwanda bagiye Nigeria
ubwo bavuga wowe nyine wagiye kwibagisha Nigeria. iki ni igitoki cya mama wanjye kirimo ubunyobwa n'amata menshi nk'abana b'imfura bose. Abakobwa b'ikibungo tuba duteye neza ariko ni ibiki? Ni igitoki? Igitoki ntabwo uzi ibyacyo. Urakirya nyine ugakora umeze neza, uri umukobwa uteye neza nk'imfura. Igo? Muwagenda nkabona ibintu bibi. Ese mama. Nende ngo ne cyuma shango Nigeria ngo barababaza nga bababeshye. Ari neza koko. Ukuntu igira ubwoba ntabwo biriya bintu nabikora. Yes, ni nuko rero dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nkaba ngira ngo nkwibarize akabazo k'amatsiko. Ese urabona aba basitari bo mu Rwanda barahubutse cyangwa se nawe bagere bakurangire aho babikoreshereje banagabanya ibiciro nawe wigireyo? Ese ni cyo gitekerezo watanga muri komenti? Nge nari Jacob nk'ibisanzwe umugaragu w'ibyegeranyo mugezweho uba waguteguriye akantu ku kandi. Nyaboneka ni utakanze subscribe, ni ukeneye kwamamaza n'ibindi byose urasabwa kuba wakana subscribe, ubundi tukaza tubana umunsi ku wundi. Mugira impagarikiye n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese, cyane cyane kuri mwebwe mukanze subscribe. Ciao ciao.